imiryango isaga ibihumbi 15 y'abatutsi yishwe ikazima muri jenoside yakorewe abatutsi. Igisobanuro cyayo kinini nuko umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi byerekana igipimo umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi wagezweho koko. Ku bijyanye rero n'akarere ka Bugesera, Ubugesera icyambere kuvana abatutsi mu bice bari batuyemo bakavanwa ku gahato bakazanwa kuhatuzwa, ubwabwo ibyo biri mu bigize icyaha cya jenoside nk'uko bikubiye mu masezerano mpuzamahanga yo muri 1948 yerekeye icyaha cya jenoside. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu mwaka wa 1963 niho hafite umwihariko ukomeye kuko itsembwa ry'abatutsi tuvuga ryo muri 1994 mu Bugesera muri 1963 ryarakozwe koko, kimwe no ku Gikongoro, Cyangugu, Kibungo, Ruhengeri. Ndibuka umuryango w'umugabo witwaga Rugema Jean Damascene n'umugore we Yudita n'abana bo batandatu bari batuye mu yahoze ari prefecture ya Gikongoro. Rugema rero yiciwe mu Cyanika aratsembwa. Jenoside yakorewe abatutsi mu Cyanika yabaye ku itariki 24 z'ukwa kane 1994. Rugema yagiraga urwenya cyane. Umugore we Yudita yakoraga mu kigo nderabuzima cya Cyanika ashinzwe imirire myiza y'abana. Bari bafite abana batandatu, umukuru yitwaga Kabwana. Kabwana ari izina yahawe bamwise nk'umwana nyine muto, abandi nabo bakurikiraho. Umva jye nari mukuru ntabwo namenye cyane abo bana bato, ariko byagaragara ko ari abana barezwe neza, ari abana bafite umuco kandi ari abana bafite icyizere.